Nongeye kugusuza ko ukurikira YouTube channel yanjye yitwa isigaye nk'ubutsa niba utakana subscribe umwanya n'uyu nguyu. No munsi nje nkubwira ukuntu ushobora kuba wakisabira kiriya cyangombwa turi gusaba muri mutation, cyangwa ukaba wahita wapplyinga ndetse ukabareba niba imyanya isigaye waba uwawe urimo. Ikaze muracyari kumwe na DJ Bengana ku Isigaye TV. Nkwibutsa subscribe niba ari wo mwanya wari ubonye wenda rutarayikanda, kandi ukabasharinga ku bandi bakaba bagira icyo bamarira. Abantu benshi muri iyi minota bari kubikoresha cyane, ugasanga ntibazi kubikora, kandi hari ukuntu amafaranga yagira gute yagufasha ukaba wagira gute wabibona. Muri kumwe na DJ Bengana ku Isigaye TV, uhora ubagezeho ibintu by'ikoranabuhanga bigenda bibafasha umunsi ku munsi. Ikaze nk'ibisanzwe rero tugiye gutangira agenda mbibereka ukuntu ibintu bigenda bikorwa. Urumva ko ngiye kubanza mbereke ibintu bibiri bitandukanye. Ngiye kubanza mbereke uburyo ki ushaka kwisabira cya cyangombwa cyo ku irembo cyaho utuye. Mbibutsa ko cya cyangombwa ubundi ni icyo usaba mu gihe ushaka kugera gute kwimukira ahantu, ugaragaza ko ahantu uko uhatuye. Noneho ukaba ndikindaza kubereka uburyo ki ushaka wareba imyanya ushaka mu karere ushaka kujyamo, niba ko hari imyanya ko wapplyinga. Mubigire vuba kugira ngo mudacikanwa. Ikaze nk'ibisanzwe rero turaza tugashyiraho internet, nkajya mbikoramo bireba kugira ngo hatagira umuntu ucikanwa. Ubwo rero uraza ukajya muri browser yawe ya telefone cyangwa se ya mashini. Ibingibi mba mbibakorera kugira ngo hatagira umuntu ugira ikibazo cyo kuba yajya kujya yirirwa ajya gutanga amafaranga wenda atafite. Ndaza njye muri Google nandikemo ijambo irembo. Murabizi ko kuri iyi channel yanjye naberetse ukuntu ushobora kwicreatingira irembo account ukajya wisabira ibyangombwa nk'isanzwe. Ndaza nandikemo irembo.gov.rw. Ngibi hano hejuru byaje, ndahita nkandaho, ndategereza. Nagiye mbereka ukuntu ushobora kuba wakicreatingira iriya account yo ku irembo, ukaba wagira gute wayikoresha. Urabona ko hano kubera ko naherukagamo ushobora guhindura ururimi rw'icyongereza, ukaba wagira gute ukaba wahindura ururimi ushaka. Wenda dukore nko mu rurimi rw'ikinyarwanda, ntacyo bitwaye. Hano mba ndi kubereka mu buryo wagira gute, uburyo ushobora kuba wavuga uti wenda ibi bintu si ngombwa yuko nirwa njya kuvuga ngo njye kubikoresha, nanjye ubwanjye nagira gute nabyikorera. Kandi rero kubyikorera se bisaba iki? Abantu benshi bo bagize ikibazo cyo kuvanga ingingo icyangombwa ngo baragikura, kandi n'ubundi hariya iyo ari serivisi rwose umuntu urayisaba rwose ukayihabwa. Noneho hano rero ubona ko namaze kwinjira muri account yanjye, nababwiye ukuntu ushobora kuba wakreatinga ya account. Noneho uraza mu byemezo byose hano dufata, hari umuryango, akaza abinjira n'abasohoka, irangamimerere, ubutaka, polisi, serivisi za noteri, ubuzima, uburezi n'ibindi byinshi cyane. Tuza rero twigire mu muryango. Murebe hano handitse ngo icyemezo cy'ubupfakazi, icyemezo cy'uko utuye. Iki ngiki nicyo bari kutubaza ka kabiri, urahita ugakandaho. Utegereze n'ibyo hano bari kuvuga ngo ibyerekeye iyi serivisi. Icyemezo cy'uko umuntu atuye gitangwa n'ubuyobozi, kikerekana aho umuntu atuye. Hano bari kukubaza ngo isabire. Ni umwana usabira, ubwo genda isabira. Tukanda kuri saba. Dutegereze. Urabona ko hano batubwiye ngo ibijyanye no gutanga dosiye. Hano hitamo akarere. Ubwo ndashyiramo akarere nyine nsanzwe nshaka kujyamo. Uturere twaje, reka mpitemo akarere. Ako ndimo ni aka ngaka, Nyarugenge. Hitamo umurenge nawo tuhitemo ni Kigali. Then ngo impamvu usaba serivisi, akazi, uburezi, ibyangombwa bya ambasade, ubwishingizi, banki, cyane serivisi za leta. Ubwo hariya ni serivisi z'akazi. Andi makuru, utuye mu Rwanda guhera muri kangahe. Hano ubwo nuvuga ngo tuhita tureba uhita ushyiraho imyaka ufite ku ndangamuntu. Yego, shyiraho imyaka ufite ku ndangamuntu kugira ngo
hari igihe byanga kuza nyine bikaba ngombwa yuko uhita ugira gute uhita ureba, ugahita ureba nyine igihe wavukiye n'icyo uhita ushyiraho. Hariya rero umuntu ushobora kuhagera agahita avuga ngo ese ngo ubu ngubu ndabikora gute. Ntabwo hari igihe byanga kuza nyine, niyo mpamvu muri kubona ngenda nsubiramo cyane. Ugahita ushyiraho igihe, noneho ugahita ushyiraho n'ukwezi. Twe tubonye ko tugiye gushyiraho, urashyiraho umwaka, uhita ushyiraho ukwezi n'umunsi, then urabona ko bise bijya gute biza. Noneho ugahita ugira gute ukanda ahakurikira. Hano ni mu buryo twabamaze ko twabanje uburyo bwo kubanza kwa apurayinga kino cyangombwa, weho uri kubyikorera. Uriya murenge nahisemo niwo uri uzajya gute, niho nshobora kuba nagifatira. Ninkanda ibikurikira hano yavuze ngo urifuza ko koherezwa ubutumwa bujyanye na dosiye yawe dukoresheje ubuhe buryo, email cyangwa nomero de telefone. Nta kibazo, ugenda umva ashaka nomero de telefone, then warangiza ugahita ugira gute ugahita wemeza. Dore byose byajeho ngibyo, nta kibazo. Noneho warangiza iyo ushaka guhita ugisaba, njye nawe nagisabye sinywa kwirirwa nsaba ikindi, ugahita ukanda kwemeza. Tuvuge ko ari icyangombwa tumaze kukibona naho tuzagifate habonetse. Noneho duhita tugaruka tuze kuri TMIS login. Tumaze kuhakanda, duhita dukomeza nk'ibisanzwe. Abantu benshi ndabizi muzi kwinjiramo. Hano ubu ninjiriye muri account yanjye. Hano muri kubona ni nkanda hariya, nkanda hano ibumoso mu turongo dutatu dutambitse, hahita hazaho my transfer, my profile, dashboard, change password, my transfer. Ugahita ukandaho. Maze gukandaho ngo request new transfer, then urabona ko namaze gukandaho. Hano gene namaze kwinjira. Ni nkandaho hano aho ubushize kuri ya document y'ubushize nagiye mbereka buryo ki ushobora kuba wagira gute wakapurayingaho ziriya dosiye ahantu, uburyo umara kuzishyira. None iyo ugeze kuri kariya kantu ko gushyiraho dosiye, uhita ushyiraho cya cyangombwa wamaze kukibona, ugahita ugikubitaho. Noneho iyo umaze kugikubitaho uhita ukanda next, bagahita bakuzanira uturere dusigayemo imyanya. Ubona ko hano hariho uturere twinshi cyane. Hano ni imyanya igiye itandukanye. Wenda nk'urugero, reka wenda mvuge ko nshaka wenda tuvuge ya Rwamagana. Urahita ukanda ku karere bakwereka imyanya ihari. Hano bavuze ngo ahantu hari umwanya ni GS Rwamagana Protestant. Hari umwanya umwe, niwo mwanya ugize gute uhasigaye. Uvuga ngo niba uhashaka cyangwa ushaka Nyarusange, ushobora kujya wagira gute wahakanda. Tuvuge wenda ko turi gushaka Rutsiro, ni urugero, hari imyanya 3. Katurebe, dore naho hari icyitwa GS Mwendo, Mukura, Nyabisindu. Ubwo nawe niba uhashaka uragira gute urakandaho. Wenda ushobora kuvuga uti ndemeza na hano nemeze. Wenda uvuga uti hamwe muri aha, hari ubundi nicyo biba bishatse kuvuga. Noneho ubundi uhita ukanda continue. Hano ngo my residence district Nyarugenge. Uvuga ngo genye tuvuye wenda ndashaka kuva Nyarugenge njyayo. Update view, yes I have disability, no ufite disability. Ugahita wakandaho kuri yes cyangwa no, ariko ukaba ufite document ibyemeza. Noneho wangiza ugahita requestinga cyangwa se transferinga transfer yawe ushaka. Ngaho gukora umwaye kumwe DJ bayingana. Urabona ko kano nta nubwo kagoye, ikintu rwose ugomba gukora no guhita ushaka kara ka document ugahita ubyikora, utagiye kwirirwa utanga amafaranga 1000 bari kubaca muri iriya system bari ko yibakoramo. Kandi urabona ko bino gemba mbibakoreye ku buntu. Ngaho gukorera nawe utaha turi kumwe. Abazajya bakomeza kugira ibibazo bazajya bambaza, mbasobanurire, mbereke ibintu rwose byo birahari gukorwa, byo nta kibazo. Ngaho nguko rero, bye bye.